Hello guys, welcome to MI Tech Hub. So uyu munsi rero ngiye kubereka top 5 extensions ugomba kuba ufite hehe muri VS Code yawe cyangwa se muri code editor yawe. So now let's start. Ngiye gutangira nshira iyi folder yanjye ya website nkuko muyibona. Ngiye gutangira mfata iyi folder ya website indangiza nyishire muri hano muri VS Code yanjye niyo tugiye kugenda tureberaho mu byo turi buze gukenera biri buze gukenera coding. So let's start, for example, by inserting like index. Let's say index.html. Index.html. No, you capital letter. Now let's say index.html. Now, uko mubibona rero dufite twamaze gucreatinga folder yacu yitwa index.html. Ariko iki kituzanye ni ukurebera hamwe top 5 extensions ugomba kuba urimo gukoresha. Now probable iyi VS Code yanjye structure yawe bitewe n'ibintu byinshi ifitemo ishobora kubitandukanye ni yawe uko bimeze, ariko nuko nguko biba bimeze. So turaza hano kuri icon ya extensions tuyikandeho. Okay, reka tumanze hano dushiremo nk'udukode dukeya, for example kadushiremo structure ya HTML. Avaho kadushiremo structure ya HTML. Now extension ya mbere ugomba kuba ufite yitwa live server. Now iyi extension yitwa live server igufasha kuraninga code zawe utiri urava ujya hehe. Wowe icyo ukora, reka tuvuge for example niba turimo kwandika code, let's say paragraph, and also let's say like lorem, let's say 15. Now nukuvuga ngo icyo ukora ukimara niba wamaze kwandika code zawe uraza ugakanda right click, warangiza ukaza ugasearchinga open with live server. Iyo umaze ko openinga with live server, ibyo urimo gukora bihita bikora iki, bihita biza hano bikigaragaza muri browser. So for example ni mbishira side by side, kangaka katetuka. Now for example ninza nka stylinga code iyi paragraph yanjye navuga ngo for example style, let's say font family, font family maybe sans serif. For example we can even say color, can add a color of, let me add a random color like this. Now this color is looking good. Let's add like this one. So now buri gihe nuza hano muri VS Code yawe uzajya usanga byi updatinze kubera ko nabyo biri live saving, ngo biri guhita byi updating. So gusa ikintu ugomba kumenya nuko ugomba kuba waraje hano ukaza hano kuri file ukamakinga sure ko VS Code yawe aha kuri auto save hari ticket. Ugomba kumenya ko hari enabled, ugomba kumakinga sure ko your auto save iri enabled. So now in the extension ya kabiri nuko ngo iyi live server ikigufasha kuraninga ibintu byawe turi refreshinga, turi urakora ibiki muri browser. Now noneho tugiye kurebera hamwe indi extension ya kabiri mu gihe ushaka gukorera muri VS Code yawe, ugakoreramo code warangiza noneho ukaba wanabonera ibyo urimo gukora muri VS Code. Iyo extension yitwa live preview. Turaza hano kuri extension turangiza tuvuge ngo live preview. Now this is the first one. So nubona hano kuri live preview uraza ukora iki, uyestare umakinge sure ko iyi live preview so iyi live preview uko ikora ituza hano muri coding, aho kugira ngo dusubire iriya daza. Now kubona uko live preview rero ishobora kugufasha wowe icyo ukora nuko uraza ukaza ugakanda hano, dore ngiyi ukaza hano kuri show preview, nuyikandaho
irahita iraninga bya bintu byawe aho kugira ngo ujye muri browser abona ko ibi ihise ikora iki ibiraningira hehe hano muri VS Code. For example nitwongeraho ibindi bintu dushaka kuza wenda okay, let's add something like let's add here like heading 1. Let's say welcome to our website. Now tumara kubyandikaho tumara kubyandikaho tukaza tukarefreshinga, urabona ko welcome to our website ihise ikora iki ihise bishatse kuvuga ngo ushobora gukora uri no kurebera ushobora gukora uri no kureba ibintu byawe uko birimo kugenda. Now reka turebe extension ya gatatu. Now nitugaruka hano kuri extension, kaza hano kuri extensions and also of the kuri extensions turaza extension ya gatatu ugomba kuba ufite yitwa GitHub Copilot. Now GitHub Copilot, this is also the best extension of VS Code. So iyi GitHub Copilot rero nayo ikigufasha ugomba kumakinga sure ko wayestaye muri VS Code yawe. Now gusa iyi GitHub Copilot ishobora kuba nziza cyangwa ikaba mbi bitewe na level yawe. So niba uri mu beginner, I can tell you that don't use GitHub Copilot kuko GitHub Copilot igufasha muri coding. Ishobora kugusuggestinga code wandika, ushobora no kuyibaza kugira ngo ujye muri ChatGPT, muri za Gemini, ukava muri VS Code ukajya muri browser gusearchinga. Ushobora guhita usearchinga muri AI ya GitHub Copilot chat aho ihita igufasha mu buryo bworoshe. For example ibingi bikataye tubikuyeho nituza hano muri code for example hano after paragraph tugiye kwandika ubwo niba nanditse wenda div niba nanditse div, so ukuvuga ngo urabona ko ihise isuggestinga ibyo nandika. You see, ukuvuga ngo ihise isuggestinga ibyo nandika. Cyase kuvuga ngo even hano nuko nakoresheje iyi text iri random, nukuvuga ngo nayo irazi gasoma iyi project yawe noneho ikahita itekereza cyangwa se ijanisha n'ibyo ushaka kwandika ikaba yagufasha. So iyi AI nayo ni nziza cyane. Tuvuge nshobora guhita nkanda kuri hano kuri tab, urabona ko hano bise byikora ninza nkaka ninkomeza gukora hano ishobora guhita suggestinga ibindi bintu. So urabona ko ako kanya bise byiyongera bishobora kumfasha kwihuta. For example inza gustylinga wenda katuvuge ngo style.css. For example ninza gustylinga body, let me say I'm going to style, urabona ko ihita inzanira suggestion y'ibintu nshobora kuba nakora. Nkora nkanda kuri tab iyo nshaka kubikoresha nkanda kuri tab bigahita byishiramo. Hari indi style wenda iri by default dukunda gukoresha iri universal, dukoresha asterisk twarangiza tugastylinga. Urabona ko hano ihita bikuzanira box sizing, border box, wenda kuzanira padding 0, margin 0. Nukuvuga ngo buri kintu cyose ushaka yo ihita ikora iki, itekereza ibintu ushobora kuba ushaka gushiraho igahita ikora iki ibikuzanira. So iyi ngiyi rero ni extension ya gatatu. Niba ushaka software developer mwiza ugomba kuba urimo gukoresha. Now hari indi extension rero yitwa Prettier. Iyi Prettier rero nayo igufasha guformatinga code zawe zikazilukinga neza. Iyi Prettier code editor ifasha code zawe kuba nziza, kurukinga neza, zikarukinga professional, iziye ziri mu kavuyo zikaza ziri online kandi zimeze neza cyane. Iyi Prettier rero nayo ni code formatter nziza cyane ugomba kuba ufite hehe muri VS Code yawe. Now indi extension rero ni turagukoresha icons mu gihe wenda urimo gucreatinga icon material. Yes, so icon material nayo
nziza ni navuga ngo ni icon nziza nayo igufasha tuvuge niba urimo gucreating ama folders urabona ko nukuvuga ngo buri kintu igenda ikora iki igenda niba ari folder igashiraho icon ya folder, niba ari file igashiraho icon ya file. For example hano nje nkashiraho wenda folder yitwa wenda welcome, no let's say folder yitwa wenda backend. You see nukuvuga ngo ishiraho akantu gasa na backend. Ninza nkakora indi folder, ninza nkakora indi folder wenda yitwa frontend. You see nyine igenda ikora iki igenda igushiriraho ama folders cyase ama icon bijyanye n'ibyo urimo gukora. Ninza nkashiraho wenda tuvuge n'indi folder wenda yitwa selling. Yo nyine igenda ireba folder urimo gucreatinga ikazi gashiraho ama icons nabyo bikarukinga professional. So indi extension wenda ushobora kuba wakoresha. So extension zirahari ni nyinshi cyane ushobora kuba wakoresha, tuzagenda turazireba guys. Niba ushaka izindi extension byandike muri comment, ikindi mbwire niba wari usanzwe ukoresha extension. Thank you so much for today. I hope this video was really helpful. Subscribe, like, share na comment. Ikindi mwibuke gusura website ya MI Tech Hub, iriho amasomo ya HTML na CSS. Muduhereze na feedback, mutubwire uko amasomo ameze. Thank you so much. Remember to subscribe, like, share na comment.